ngo hari umukire waduhaye ikiraka cya miliyoni nge na Moise Mukunzi none ngewe Moise Mukunzi niwe wari ufite ikarita ya banki mugi ugomba kuba uwabashi gusa umbwire umukire wa mbere uri muri uno muruga afite amafaranga menshi atari umushi umbwire ngo uwo ninde abahose niyo mpamvu bavuga ngo umwana w'umushi arabwirirwa nta burandi kandi buryo nteye imbere nawe bikugeraho nawe ubuteye imbere nubwo batabibona basanga bagira ngo ni za comedy zacu ngo ni za prank yo nteye imbere nawe bikugeraho ndabeshye cyane niko bimeze biba bigomba kukugeraho rero mwarakoze cyane. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Haraya amazi n'aya mavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa handi duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'izibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive i Musanze ni Rusizi ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Muri iminsi hari video ziri gutrendinga nawe na Mose ariko ngo rurabura gica rwabuze wari umuvuze nabi wari umwiciye akazi na yitwa Moise Mukunzi. Ni Moise Mukunzi abo jene mbere twari inshuti ariko muri no minsi nyine habayeho ikintu cya danje gituma tunashwana birenze. Urumva ari nayo mpamvu ndi kubikwiza imihanda no kuri kamera nayo vuga undi no kuvuga ngo hari umukire waduhaye ikiraka cya miliyoni nge na Moise Mukunzi none ngewe Moise Mukunzi niwe wari ufite ikarita ya banki urumva tujya gufata iyo kontara aba yayitwaje nge nari nagasize ahita avuga ati amafaranga yose reka nyure kuri iyi ntozi kuri account kuri konte yanjye none wowe ni tumara kubona tuyafashe tuzagabana 500 umujene sibwo umukira mara ko dukubisa amafaranga umujene abagize gutya arayariye abasohotse za Gisenyi asokana ibyana aribwo yakoraga video yambaye amakoti mashi yagiye kugize yagiye ku mazi urabona hari yaraye kubyina mu yanjye ni nacyo kintu cyambabaje urumva muri ya miliyoni nta n'igiceri cy'icumi nabonyemo urumva none nyuma aza no kunyuka inabi bro ambwira nabi mbona ibintu ntago byoroshye urumva none mpitamo kuvuga ngo ko ndi kubona umujene n'ubundi ndi kumwishyuza ubukaro bwanjye 500,000 nkabona nta kintu ari kundabura wagira gutya nkabishyira imihanda cyane abangombwa nkabigeza mu nzego niko kumukubita hanze kuriya bro ibintu mba mbishyize hanze kabisa kuri imihanda uravuga ati Moise Mukunzi man bro ngewe nzaguta hanze ngomba kugaragariza abantu ibyo uri gukora ko bidakwiye dore ko watangiye no gushyira abana muri video izi video uri gushyiramo abana kandi bitemewe kavuga ati ibintu biri gukorwa ntago ari byo nubwo bikwiye ese Moise ni ibyo 500 byonyine muri gupfa man abundi no kuvuga ngo ari amafaranga 500 ziriya video nakoze ndi kumubwira nabi mu gutangira nyine mvuga nabi cyane hariya no umujinya mwinshi wabinteye none ese rumva uriya mwana akoresha sinanamuzi sinzi ari n'uwandi afite no kuba ari uwe cyangwa se atari uwe urumva biriya naje nkavuga nakajinya kabinteye no umujinya waje rabintero ubu binkizemo mba ntangiye kuvuga biriya bigambo ariko nyine ntabwo biriya by'abana ntaho bihuriye n'ibyo 500 ahubwo urumva no umujinya wayisunza mwari mwinshi nyine uriya niyo nza kumufatisha hariya ya nyenda nayo kugira gutya nkayishwanyagura nafite akajinya kenshi kabisa mane kugira ngo umuntu abone 500 muri uyu mujyi biragoye 500 ni byinshi abajene birirwa bikaraga ino mihanda barabizi kugira ngo ubone 500 umva haba hazamo nyiri byondo hazamo duki bukeneye kunywa akantu arumva rero mujenya kugize gutya akagukuzaho ubugomba kumuta imihanda abantu bakamumenya
tuvugana twizere ko basibye biceri Moise amaze kubigwaza ntabwo ari abima kugeza magingo aya ni nayo mpamvu ngomba no kugomeza nkamukira hanze kubera ko yanze kubikemura ubutumwa kuri Moise mukunzi icyo namubwira nuko ngo buriya mujene ubundi yari inshuti yanjye bya hafi cyane ari umuntu nkura n'ikibazo nkamurabura n'amafaranga yanjye amwe namwe nkayamubitse andi akamunyuraho akayampa pe ariko sumbaze satani yamusabirije akaza kubigenza gutyo ubutumwa rero namubwira ikintu namubwira nuko nyine yakongera akaba Moise wacyagiye tukongera tugahuza niba ari ayo mafaranga ari cyo kiraka tubonye nakagira gutya tukagikorana n'ubundi amafaranga tukajya tuyahana ngo mushi ku mafaranga mwana utewe ntabwo naheba ntabwo ziriya sensa naziheba hariya urumva aho kugira ngo mpebe ziriya sensa hazamo inzego zazamo urimo winywera akanovide nakabakita ka panda akani ka panda mba ndimo ndanyereza mu gahogo gake gake ariko ushaka kugwiriza bayita beta paint beta paint beta paint aho ngaho ngomba kuba brand ambassador ninjye ugomba kugenda nkayiyobora urumva nagiye nyobora nyinshi iyo ngiyo nanjye ngomba kuyihagararira kabisa byatari kabisa abantu barabizi ko ubundi ikintu nagezemo kiba kigomba no kuhatwika reka tunababwire ko beta paint ni rwo ruganda rufite amarangi meza hano mu Rwanda ndetse rukanagira imashini zivanga amarangi nziza cyane umuntu wese rero dukurikiye kuri Pierre Empire ukeneye amarangi meza ufite inyubako ushaka ko bayigusigira amarangi ibi babigukorera nta kiguzi ahubwo wogura amarangi bo bakagufasha kuyashyitsa ku cyubakwa cyawe kandi nta kiguzi uru ruganda rwa beta paint rukora mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ukeneye kurangura bagukorera ikizwi nka free delivery ndetse n'uvangishije irangi nawe bamukorera ikizwi nka free delivery ibi byose bakabikugezaho ku buntu nimugura amarangi ya beta paint kugira ngo mubashe kuba ahantu hasa neza mujene uruganda warwumvisha narwumvisha ahubwo se kuki abakire bari kubaka izi nzu bakagana izindi nganda hahandi noneho ujya gusiga inzu yawe urumva imvura yagwaho rimwe ugasanga byashishitse irangi ryashishitse ryaguye hasi hasigaye umucanga kuki batari kugana beta paint kugira ngo babatemwe irangi rya hatara huko inzu yawe isirimuke ike banakuvangire baguha irangi wifuza nibo bakoresha imashini kabore hano mu Rwanda ndabizi ruriya ruganda nanjye narugezeho bari abantu bararenze bros ko ngiye nahageze none nkavuga ati iki cyuma iki gikoresho kiri aha hantu nta nandi wakibona muri iki gihugu bareba jene niba bicyane beta paint bashaka gukemura ibibazo abanyarwanda harimo abana noneho bacanga harimo abana bakuvangira irangi papa bakuvangira irangi hahandi ukagira ngo nibo ruganda noneho uretse no kuba bafite ibikoresho bya danje bafite n'abakozi bazi kubikora hari hano narageze nanjye ndatungurwa ndayamanika ndumirwa iyo rero ni beta paint niwe mufatanya biko gutuma tugera aha hose tugakora ibi byose tukabona ibikoresho dukoresha niyo mpamvu mba mvuga ngo beta paint kwisonga umuntu ufite inyubako nziza ntizi mbona imbere yanjye batasize irangi rya beta paint muri mu gihombo umujene uragira uti iyi mihanda kugira ngo nuzuze 100 byansabye kwihiringa Moise andasheme ibumbi byanje 500 waba uteganya kumubabarira ko bavuga ngo umuntu w'icyango gukwifaranga n'agahanga kahasigaye n'agahanga kaze buriya ntureba nta n'imbabazi namuha bamujene nta n'imbabazi namuha kabisa ntago namubabarira ngomba kugomeza kumushyira ku karubanda kubera ko hari igihe umuntu aguhemukira amane ukagira ngo ni ibintu biraho nyine kandi nyamara yakagubereye imfura noneho wajya no ku karubanda ukabivuga abantu bakakwita umusazi nyamara ni wowe uri mukuri ukuvuga rero nyuma ya kiriya kintu ntago namubabarira kubera ko umuntu akwiyeretse ni nakwita umubona nyine gusa ku rundi ruhande akaba umwana mwiza ahubwo ntumbaze satani yamwongoje ntumbaze satani yamutejemo umutima gukunda amafaranga si kukibagirwa umuvandimwe shamani nyine urabona isi tugezemo buri wese abareba ku nyungu ze urumva ujya gufatana n'umuntu akantu ngo ugende mugakorane ariko ugasanga kubera kwa gukunda inyungu zawe gusa ukibagirwa wa undi mwatangiranye urumva cyane ubwo nyine ni nkabiriya Moise yankoze kurya ari amafaranga 500 kurya sensa ni nyinshi ni nyinshi muri uyu murwa barimo barabizi sensa mire abari igishoro cy'ubuzima ni igishoro kabisa abashimu maze gufata umujyi wa Kigali wallahi hari uwitwa Tonarito nawe uje ukubita wuje 100 bro
ahubwo no kuvuga ngo uyu mugi bave mu nzira begereyo bave mu nzira baduhereza inzira twebwe dutambuka. Oya ntumbwire no kuvuga ngo uyu mugi ugomba kuba uwabashi gusa. Umbwire umukire wa mbere uri muri uno murugo afite amafaranga menshi atari umushi, umbwire ngo uwo ninde? Abaho niyo mpamvu bavuga ngo umwana w'umushi arabwirirwa nta burara. Muri Kigali nyine urumva ntanyi inzara ifite kunyica nkahita mbwira umushi mugenzi wanjye ati wantamo yabyanga guteze kandi yabonye bene wabo ntago yabyanga. Abashuriye barakundirana bya danje mane, nicyo kintu nanjye mbemerera kabisa. Ajya kurangira abandi akazi abona ari uko yakuye ku muntu w'iwabo kabisa. Ariko ikintu nanone mbaziho bakunda akaboga cyane, uretse nge wabavuyemo. Se mwana kuba bavuga ibintu by'inyama ngo babikunda kubi abantu niba hariya sinzi none ntabwo barobanura. Bro hari usanga umujene yitaritse nk'ibiro bingaye by'akabenzi kandi akakamaro wumwe. Ariko uretse nge wabavuyemo imihanda ko nayo yabisaba imbaraga. Imihanda ntago iba yoroshye. Akabenzi ugasanga umujene yagaturikije kabisa nk'ibiro binga akabikubita. Ariko ngo bakaba ba mbere ku noti. Ku noti nibo ba mbere. Ukuvuga ngo buriya nanjye nuko batabizi. Nuko batabizi maze kugira nka miliyoni zingaye nuko nyine umuntu aba yanga kugenda ngo yigaragaze. Ntago wahita ukubita. Ntago wabigaragaza. Ntago wabishyira hanze. None uyu umuntu aba akura muri izi mbuga nkoranyambaga. Hariya n'uruca abantu. Ubundi kirageza kugira ngo wigaragarize umuntu uriwe. Ako kanya. Bisaba kugira ngo gake. Erega nabo baba bihera amaso. Bijya gutangira ntago nari mfite agasatsi keza nkaka. So ukabona ndaceye nambaye akawaye ntago byabura kubera ko narakunda nakeye. Abantu benshi nta nubwo bari bazi ko ndi inzobe buriya. Ntabyo bari bazi. Abenshi bazi ko ndi urukara. Mane hari abantu badukurikiye bibaza kuri zino content mukora. Izi ni content zisaba kwihara kuba ko ari video ngira ngo abadukurikiye barimo barayireba. Ari video ugenda uhereza umuntu ibintu muri soko ubona ko abantu kugenda ubendereza mu isoko. Man bro iteguye nkira content. Bro ibi bintu bisaba kwihiringa. Bisaba kwihiringa no kuvuga ngo ubundi urabyuka mu gitondo niba ari ikintu kikujemo witekereje mwako kanya ugahita uvuga ati iki kintu reka ngikore. Kandi biriya byose tubikora nta kantu twitaye. Murabizi ko urubyiruko rw'iki gihe ibintu byose y'umujene yumvishe ngo yabyutse nk'ari droge wawe agahita avuga ati ni gute ubundi ntakora boro nabanje kwitama akantu turiya twamugo n'iki n'iki. Ariko nge ntabwo nyandebaho. Nge nyine nabyutse ngisangamo mbona birabaye. We byaje ari impano nyine uragenda bundi mu isoko ukenderanya umuntu kugira bize kuryoha nyine. Biriya bintu ntago tuba twabipanze. Uragenda ukamutungura ukamusanga ahantu ari. Niba ari ukumugwa imanda ukamutungura akikanga. Niba ari ukumukora ukamwereka ikintu kidahari ukabikora. Ariko abari planka ntabwo ari ibintu biba ntago biba biteguye kuko urumva biteguye ntago byaryohe. Ntago byabiryoshye. Mbese nyine ni breaking. Ni breaking ako kanya kabisa. Ako kanya bro. Mane turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko turagira ngo dushire ukuri ku cy'abantu bari kuvuga ko we na Moise ari bifu za danje zaba ziri muretse ibyo 500 zaba zitumuri kumumenaho amavideo nkari y'ibiganiro bya danje. Ushira umucyo kuri iki kintu kugira ngo abantu bakurweho urujijo. Ubundi no kuvuga ngo hagati yanjye na Moise nta yindi beef ihari. Beef yonyine nuko nyine yari amafaranga. Nicyo kintu cya mbere gihari. Abantu barajya babona na video zacu zijya hanze baboneka ari icyo kintu turi gupfa. Kandi urumva ko ayo mafaranga ni amafaranga menshi ntabwo ari make. Ntabwo rero waba barira umujene. Aya mafaranga ntago kiragomba kubirekura man. Ibicera agomba kubirekura kabimpa kubera ko twarayakoreye. Mugane wawe mukecuru ati twarayakobokeye. Kuki batayaduha? Amafaranga y'ibyuzi byacu kuki batayaduha kandi twarayakobokeye. Nanjye rero narakobotse twatangiranye urugamba ahubwo nyuma agenda ayashaka nyine kuyarya gutyo. Muri imihanda man hari ukuntu abantu basigaye bahemukira abandi ewana mukajya mu isoko ariko isoko agahita rirya wenyine. Ibintu byo kwita gucana inyuma muri business man. Bibaho cyane. Urabona ubundi hari abajene nkunda nk'uyu mujene buri kantu na buri nguni. Yego aba bajene barakundana bro. Urumva umwe yabonye isoko abagomba guhita akora kuri mugenzi we kandi nta muryarye. Bakagabana 100%. Abantu benshi ntabwo bari babizi. No kuvuga ngo umukire niba bahaye wenda nk'ikiraka cya miliyoni 5 barapasura bakanganya cyane. Ni impanga kabisa bari abajene nge ndabubaha cyane. Ari niyo ujya kubona batayemo na Jack. Na Jack bakamutamo. Barakorana cyane. Barakorana cyane ariko
njya mbona buri kantu wagira ngo hari ukuntu n'iki buri kantu we ntago na ndamutinya cyane ntago wamwizera kuri ntago namwizera kuri iriya ngingo ariko buri nguni se ubona arapawaze uko biri kose urabona ko buri nguni nta nubwo abyibushye cyane nka buri kantu ariye byinshi yariye byinshi binagaragara ko ari amafaranga arumva yariye buri nguni yariye bigaragara ko ari amafaranga uyarya cyane ni buri kantu nubwo banganya ubwo binavuge ko buriya buri kantu ari usevinga buri nguni ni usevinga cyane kurenza buri kantu nubwo bagabanya bakangana umujene turagira duti mu Rwanda hari icyo bita Jenny's Comedy isetsa rusange iri setsa rusange aba content creator benshi bagiye babigaruka bavuga ko utamenye icyo rigendera kugira ngo rizamure umuntu iyi mihanda mwebwe turiho mufite ibintu byagasekeje abantu byinshi ariko kwisanga mwira Jenny's ngo ni danje man kugera hari ahantu ntago biba byoroshye kugenda ukinjirira Merci kugira ngo akuzamure kuri iriya stage ni ikindi kintu kidasanzwe nyine urumva hariya abagomba kubamo n'akantu k'iki nyine kuba munaziranyemo cyane ariko natwe abajene tuba dufitemo talent za danje kandi twagenda tukatwika kurenza na bariya baba batumiye ukuvuga ngo nyine ariko ikintu cyose kigira igihe cyacyo ubwo natwe nibigera tuzahagira kandi tuzahatwika turenze n'abari bahari birashoboka cyane genda byizera kabisa ariko turebye izindi comedy zano mu Rwanda uko nako mu mahanga uko zikorwa ndetse n'abangaba twirefira bavuga ngo tubigiraho ntago batoranya wozana impano yawe ukamurika mu Rwanda ubona byagakwiye kuzajya bikorwa guti ese mu kumurika impano ari cyagakwiye gushengerwaho no kuvuga ngo ahangaha mu Rwanda hakunda kubamwo ikintu cy'ikimenyane urabizi cyane umujene arabyuka mu gitondo niba aziranye afitanye connection n'umuntu umwe akaba mupasha undi none ugasanga ahubwo wa wundi ufite impano arasigaye urumva hanze urumva biratandukanye cyane rero hanze ho iyo ufite impano yawe uragenda ugahita uyigaragaza ukayishyira ku karubanda ikagaragara ariko mu Rwanda habamo ikintu cy'ikimenyane cyane rero umva rero nta kuri impano yatera imbere harimo byanda kuzi yatera imbere itese ko ari uguhora hasi ni no mpamvu rero bagomba kukiga ako kantu nako kandi muravunika bro turavunika zira video murekura turavunika bro ababizi barabizi buriya ariko nta n'ikintu kitavuna nta kintu kitavuna buriya hari nk'umuntu ubusanga yicaye akavuga ati umuntu wicaye muri biro ati ni ubayeho neza kandi ntabwo azi ko no kwicara ari akazi nta kintu kitavuna rero no kurya buriya biravuna kwifata ukayora ibiryo ukarya biba bivunnye cyane nta kintu kitavuna bro nta kintu kitavuna kabisa muri ubu buzima gusa nyine icyo nakisabira abajene ni ukukomeza kudushyigikira kubera ko ibi boro biravuna kabisa mane abantu barebye TikTok n'ibiceri mushoraho bavuga ati irahemba yatangiye guhahemba ese bungukire n'ibidahemba no kuvuga ngo akakantu reka ngakireho ukuri TikTok mu Rwanda ntabwo ihemba urumva hari nk'umujene ufite kubyuka mu gitondo akavuga ngo ngwino ngo mufunguriye TikTok mpibifaranga akaba arayakuriye rero kuri nashyiraho nuko mu Rwanda idahemba ahubwo igufasha kukuzamurira izina ahubwo ukazahembwa n'ibyo nyine wakoze ariko byaraturutse kuri yo ariko ndi kumva bavuga ngo igiye kuzahemba mu Rwanda sinzi ariko bifite kuzakunda ariko murashora bro turashora cyane urumva uzi ko niyo wafata nk'igihumbi amafaranga yo ni igihumbi ugatega ukajya kuri shoot nacyo ni igishoro cya danje umwanya iki ni cy'abajene barabizi biriwa bikaraga imihanda ntago biba byoroshye habe na gato kabisa abantu bakeneye kwamamaza inganda zabo ziremereye bakeneye ahubwo se kuki abo bantu bamamaza bataturabura ntago baba batubona bari kubyihererana kandi abajene duhari kugira ngo tubitwikire buriya niba uri nko gukorera Kimironko cyangwa se uri gukorera Sonatube hari umuntu uri batsinda ufite kubaza icyo kintu ariko atazi ngo gikorerwa kwande cyangwa gituruka he ariko yuganye umujene aragitwikira kikajya ku karubanda kikamenyekana ahubwo sinzi impamvu batatugana bakire bashaka kurya bonyine bro bashaka kuyarya bonyine kabisa ikintu gisubirweho kabisa ikintu gisubirweho batugane baduhereze ku biceri tumenyekanisha ibikorwa byabo tubatwikire arabumva ko kumenyekanisha ibikorwa ngo bitanyura muri comedy bigira inzira nyinshi hari n'ubinyuza mu ndirimbo hari ubivuga hari ubinyuza muri comedy ariko nyine uhisemo icyo ushaka kwamamaza aho yahitamo hose
birakunda cyane ariko natwe abajene tuba tugomba kubitwikira kandi bigakunda. Mbese bagirira icyizere abakomite ko nabo ari abantu bamamaza kandi bikarya amana. Byahatari bagomba kutugira icyizere bakaduhereza inganda zabo tukazitwikira ibikorwa byabo, kandi buri ikintu cyane ntabwo cyatera imbere batagitwikiye. Niyo mpamvu mvuga ati ngiye kugutamo beta tu. Umva beta yo ngomba kuyibera brand ambassador nka natwika ikaba ni ya mbere mu gihugu. Beta n'ubundi ariko ni ya mbere nta n'urundi ruganda rwayihiga, ni ya mbere mu gihugu kabisa. Kubera ko igikoresho cyaho ni hejuru cyane. Reka tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ese urabwira iki abafana bawe kugeza ubujuje 100,000 kandi ukeneye ko na miliyoni yuzura ibintu bigakomeza kugenda neza, ubutumwa nubuhe? Ese abadukurikiye turabashimira ko tumaze kuzuza abantu ibihumbi, tugiye kuzuza abantu 500 kuri YouTube, dukeneye kuzuza ibihumbi ndetse na miliyoni kageraho, mana babigezeho ntabwo bakora ibirenze kuturusha. Ubutumwa nubuhe ku bafana bawe? Ikintu nababwira nababwira ngo barakoze cyane. Kuba umuntu yujuje biriya 100,000 ntabwo ari ku bwanjye. Buriya hari nk'umuntu byuka mu gitondo ukabona ari gutuka umufana. No gutuka umufana umwe ni ikintu gikomeye. Umwe akwangisha undi n'undi akakwangisha undi, ugasanga babandi bari ufite bose bakuvuyeho. Icyo nababwira rero, ndabashimiye cyane muri uru rugendo rwanjye rwo kuzuza 100,000. Ni ibintu bitaba bisanzwe. Mwarakoze cyane kunshyigikira, muzakomeze munshyigikire nkomeze noneho ngere no kuri miliyoni ngere n'ahandi, kandi buryo nteye imbere nawe bikugeraho. Nawe guteye imbere nubwo batabibona basanga bagira ngo nizakomedi zacu ngo nizapranka, yo nteye imbere nawe bikugeraho. Ndabeshye cyane niko bimeze. Biba bigomba kukugeraho. Rero mwarakoze cyane gufrowing umuhungu wanyu Mr Pain, umuribwe wa mbere ku isi. Mr Pain uribwe wa mbere ku isi. Umuribwe wa mbere ku isi. Buriya narariwe nuvuga no mu kiganiro kindi tuzakora ubukurikiye nzakubwira izina ryanjye cyangwa se nkubwire uburyo nabinyuzemo kugira mbigereho. N'uburibwe gusa byose tuzabiganira mbanze n'abarabura. Ngiye abafana mbemereye ko tuzagaruka tugakora ku rugendo rwo kugera ku 100,000. Tugomba kuzabikoraho n'ibindi byinshi, turacyafite n'ibindi byinshi byo gukomeza kuganiraho. Byose rero tuzagenda tubivuga gake gake. Reka tubashimire bo babanye natwe kandi bakore subscribe, share ndetse na comment. Aho bundi biganiro tubategurira byo ni byinshi. Ewana Mr P ni wacu hano kuri dore ko na YouTube ari Pierre Empire, urumva n'ubundi niye siko bimeze. Ubutaha tuzagaruka yambaye Beta Paint, ubutaha tugaruka yambaye Didosi kandi ariko bimeze. Nzavuga ngo mu kiganiro cy'ubutaha nzamanura indege. Nzamanura indege noneho ntabwo nzaza mu mwambaro usanzwe. No kuzana indege kabisa. Akaruru nuko gaparika kaza no kugaparika bro, noneho nkaba umuntu wa mbere ukoze icyo kintu. Nkaba umuntu wa mbere ukoze izamanuka ntabwo ari brage. Icyo kintu kigomba kuzabaho. Nzamanura indege nyitereke noneho nyikoreshe interview, nyikorereho interview. Abo umunyarwanda wa mbere utunze indege. Reka tugishimire man. Nawe wakoze cyane bro. Asante. Wakoze cyane, ukomeze kugira ibihe byiza. N'ababanye natwe hano bagira ibihe byiza, bakomeze badusapotinge. Asante.